Twishimiye kubana namwe uyu mwanya aho tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Rero izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nitwa Nzungu Gadi. Tugiye kuganirira hamwe gusa amagambo agira ati kumenya no kwirinda birakureba. Umwanya nk'uyu nguyu witwa kwiga. Reka rero dusenge. Turagushimye data wa twese, uburinzi bwawe butangaje budukundiye kubaho, izina ryawe nirihimbazwe. Tugusabye kutuba hafi, utweze kandi utuboneze, ujye uduha kumva no gusobanukirwa, uduhe kumaramaza ko mu mutima amahitamo meza mu buzima. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Insanganyamatsiko niyo igira iti kumenya no kwirinda bireba umuntu wese. Umuntu wese ufite ubumuntu, uzi neza ibimukwiriye n'ibikwiriye abandi, uzi uko akora ibye n'ibyo ko yakorera abandi, akeneye gusobanukirwa neza n'ijambo bita kumenya no kwirinda. Baza Bibiliya yawe y'ubwayo gusa niba uyemera, n'uba utanayemera nugera hirya urasanga ko byanze bikunze ubumenyi. Ishingiro ryabwo ni muri Bibiliya, akaba rero Bibiliya ari umuyobozi mwiza n'umujyanama mwiza ku muntu wese, abakomeye n'aboroheje. Muri Petero ya kabiri mu gice cyaho cya mbere umurongo waho n'uwa 5 turasomamwo amagambo akurikira agira ati, umurongo wa 5 uranditse ngo kwizera nimukongeraho ingeso nziza muzongereho kumenya mukongeraho kwirinda. Ijambo ry'Imana riduhaye inama. Uru ni urwego ku basoma, ni urwego bita ngo ni urwego rwa Petero, ni inzira izamuka y'umukristo, ni naryo rembo bita rifunganye. Ni amahame mbonera yo kumenya neza icyo umuntu asabwa ngo Imana imwemere. Ni imbuto umuntu agomba kwera zinyuriwe mu kwizera, mu ngeso nziza, mu kumenya, mu kwirinda, mu kwihangana, mu kubaha Imana, mu gukunda bene data n'urukundo. Izi ntambwe 8 buri wese agomba gutuza azushije, nta n'imwe akebakebye, nta n'iyasimbutse, nta gusohoza imwe ngo wibwire ko uje ibyangombwa, nta gusimbuke ngo wibwire ntacyo bitwaye, nta no gucumbika ngo wibwire ko wasohoye. Ahubwo imwe ntihagije, ukuyemo imwe gusa nabyo ntacyo bihagije, ushoboye imwe ntabwo bihagije, n'ukuyemo imwe ntibihagije, kandi ugize iyo unanirwa ntabwo bihagije. Ahubwo menya neza ko iriya ngingo ya 6 ivuga ngo kumenya mukongeraho kwirinda, uwo ni umurongo wa 6, ntabwo ari ingingo ya 6, turashaka ngo tubimenye. Kugira ngo ugere ku kumenya no kukwirinda, ni Imigani igice cya 3 umurongo waho wa 13. Hatubwira amagambo nk'aya ngaya akomeye kuba yumva, aho tuba dushaka ngo nibura buri wese asobanukirwe neza ibyo asabwa n'ibyo abuzwa. Niyo nyungu yo kumenya. Mu Migani igice cya 3 umurongo waho wa 13 haranditse hagira hati, ijambo ry'Imana ni umujyanama mwiza. Haranditse ngo hahirwa umuntu ubonye ubwenge n'umuntu wiyungura kujijuka. Hahirwa umuntu ubonye ubwenge, ariko n'umuntu utajya wicariraho, ahubwo wiyungura kujijuka. Kwiyungura kujijuka nubwo byita kongera ubumenyi. Umurongo wa 16, ubwenge mu kuboko kw'iburyo bufite kurama, no mu kw'ibumoso bufite ubutunzi n'icyubahiro. 17, inzira zabwo ni inzira z'ibinezeza, kandi imigendere yabwo yose ni iy'amahoro. 18, ababwakira bobera igiti cy'ubugingo, kandi ubukomeza wese abagira umugisha. Wakwibaza uti none se ko uyu muntu yaragiye kutwigisha ibirebana no kumenya no kwirinda, akaba anyarukiye kandi mu bwenge bimeze biti? Impamvu ni Imigani 2 umurongo waho wa 10 haranditse ngo nuko ubwenge buzinjira mu mutima wawe, kumenya kuzanezeza ubugingo bwawe, amakenga azakubera umurinzi, kujijuka kuzagukiza, kugira ngo bikure mu nzira y'ibibi no mu bantu bavuga iby'ubugoryi. Ubwenge bubumbiwemo kujijuka, ubwenge bubumbiwemo amakenga, ubwenge bubumbiwemo ubumenyi. Niyo mpamvu buri wese agomba kumenya neza aho bishingiye.
kugira ngo umenye bizasaba kwiga, kugira ngo umenye bizasaba kureba, kugira ngo umenye bizagusaba guhumurirwa, bisaba kumva, bigasaba no gukoraho cyangwa se gukabakabwa. Inzira z'ubwenge zose no mu dushinga ibyo bita les cinq sens, biri mu bintu byungura kumenya. Ubumenyi umuntu afite areba ntabwo ari bw'impumyi ifite. Impumyi ishobora gukariri mu giswahili muri kwavuga ku kariri, ariko gufata mu mutwe cyane cyane ibyo wabonye biriyongera kuruta gufata mu mutwe ibyo wabwiwe gusa. Ukeneye kwiga rero, ukeneye kureba, ukeneye guhumurirwa, ukeneye kumva, ukeneye gukoraho. Ibi bintu birakenewe cyane. Kumenya ni ishuri rireba buri wese ushaka kuba mu isi, azi byinshi, ashoboye ibikomeye, ari intwari, yifitiye akamaro, akenewe henshi, ashoboye gutabara no kwikingira akaga. Niyo mpamvu mu migani igice cyaho cya mbere umurongo n'uwa 3 niyihesha ubwenge bw'imigenzereze no gukiranuka no gutunganya no kutabera. Gukiranuka, imigenzereze, gutunganya no kutabera. Ubwenge nicyo buguha. Iyo umaze kumenya kuko ari ishuri kandi akaba aricyo twagambiriye kugeraho, kandi turi bugere ku ijambo kwirinda, ntabwo nditindaho. Iyi ngingo kumenya ni ishuri rireba umuntu wese. Ushobora kumva bitakureba, ariko hari aho bizagera ukicuza impamvu utamenye, utakurikiranye kwiga ngo ube muri ba bantu biyungura kujijuka. Ibi bintu byitwa ubuhanga, ibyitwa ubumenyi, ibyitwa ubwenge, ibyitwa ubujijuke, ibyitwa gusobanukirwa, byose bigerwaho umuntu afite icyo atanze. Ni imigani 23 umurongo waho wa 23, gura ukuri ntuguranure, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. Gura ukuri ntuguranure kandi ugure ubwenge, ugure kwigishwa, ugure n'ubuhanga. Mbese jya ugerageza no gutanga amafaranga ngo ubone abakwigisha, kandi we kujya kwiga bya bindi umuntu abona bimworoheye, ahubwo wiga ibikomeye bizatuma uhinduka ukomeye. Kuko ugomba kwiga ukamenya byinshi, ukiga ukazashobora ibikomeye, ukiga ukazaba intwari, ukiga kugeza ubwo uzigirira akamaro, ukiga kugeza ubwo uzakenerwa henshi, ukiga ugashobora gutabara abandi bageze mu kaga, kandi ukiga ukamenya kwikura mu kaga, cyo bita kwikingira akaga. Ibintu mubyumve neza, ni ibintu bigera muri 7. Ntabwo turi mu gihe cyo gupfa kwiga gusa, si ugupfa kureba gusa, si ugupfa kumva gusa, ahubwo ni ukureba refond. Ikintu kirimo hagati ni ikindi gushaka. Buriya ugiye gutera ibishyimbo kikaba cyuzuye inyuma gusa, ariko imbere hatarimo umumero, waba uhombye. Ugiye gutera ishaka ariko ryariwe n'inundwe, ryaramunzwe, waritera ntirimere kandi inyuma ryarigaragara ko ari rinini. Uruhunguru rw'ibigori ni uko. Igihe wiga jya ugerageza kureba refond, umuhirya ubundi nzakuramo iki. Biriya bintu ngiye gutangaho amafaranga, ngiye gutangaho igihe, ngiye gutangaho imbaraga, ngiye gutangaho ibitekerezo, ngiye gutangaho igihe, ngiye gutanga imbaraga, ubundi hirya yo kubigira bizamarira iki? Bizangeza kuki? Nzatekerezwa nte? Nzagera kuki kuri iki kintu ntanzeho igihe cyanjye n'imbaraga zanjye? Ibyo nibyo bita kwiga, ariko ukava kuri forme ukajya ku cyo bita fond, ukajya mu hagati nyine izina ngo urebe nyiramwo irimo. Niyo mpamvu kumenya ni ishuri rireba buri wese ushaka kuba mu isi, azi byinshi, ashoboye ibikomeye, ari intwari, yifitiye akamaro, akenewe henshi, ashoboye gutabara no kwikingira akaga. Ibyo bintu ngaka akamaro ko kumenya. Niba kumenya wize, niba igihe watanze, niba imbaraga watanze, igitabo waguze, ishuri wize, imashini wandikisha, ikaramu ufite, bitakujyana kuri ibi bintu,
kumenya kwawe gushobora kuba kuzahinduka inzira y'igihombo, inzira y'uburangare, inzira y'ubutandami. Niyo mpamvu iyo hatabaye ibyo tuba tugomba kwiga kandi dukomeje, kuko ntabwo turiho mu gihe cyo gupfa kuvuga gusa, ahubwo twageze igihe cyo kwiga, twageze igihe cyo gusobanukirwa. Wenda musomye umubwiriza igice cyaho cya 5 umurongo wa 16 na 17, icyo nacyo ni ikibi gikabije, kuko uko yaje ariko azagenda byamara iki? Iminsi yose ariho yose arira mu mwijima, abona umubabaro mwinshi, agira indwara nyinshi. Aha ntabwo ndi buhatinde, mfite impamvu. Umurongo wa 11, iyo ibintu bigwiriye nawe nabo baragwira, nyirabyo aba yungutse iki? Kitari kubirebesha amaso gusa. Ibitotsi by'umukozi bimugwa neza, n'iyo ariye bike cyangwa byinshi, ariko guhaga k'umukire kumubuza gusinzira. Ibitotsi by'umukozi, umuntu usinzira ariko yakoze asinzira neza, ariko hano baratubwira ngo ariko guhaga k'umukire kumubuza gusinzira. Ibyo ni ukumenya. Twakwibaza tuti mbese bimeze biti? Mu gice cya 8 cy'umubwiriza umurongo ni wa 7 n'uwa 8 haranditse ngo kuko atazi ibizaba, ninde wabasha kumubwira uko bizamera? Nta muntu ufite ububasha ku mwuka we kugira ngo awiyumirize, kandi kugira ngo awiyumirize, kandi kugira ngo awiyumirize, kandi nta bubasha afite bwo kwimira umunsi wo gupfa. Muri izo ntambaro nta gusezererwa, kandi uwitanze gukora ibibi ntibizamurokora. Igihe gukora ibibi byo ntawe bizarokora, nta shema ririmo. Nawe utekereza ko abantu birirwa biba ariko bakihisha, bakirirwa bariganya bakihisha, bakirirwa babeshya bakihisha, bakirirwa bihara bakihisha. Ikintu cyose kibi nta nyungu, nta n'ishema ribamo. Yego bikora muri ako kanya gusa, nimpemuke ndamuke biza ako kanya, ariko ubutazabiririmbwa cyangwa ngo biririmbe nawe, ukaba utabisubiramo benshi inzira wanyuzemo, n'imigabo n'imigambi wagendeyemo. Niyo mpamvu dusabwa gukurikirana ibi bintu neza. Iyi ngingo rero yo kwiga ngo tumenye ikajyana ku kwirinda. Reka twibaze ngo mbese kwirinda ko bivuze ngo iki? Kwirinda mu buryo bwose ni Imigani igice cya 3 naho Abakorinto ba mbere igice cyaho cya 3 umurongo igice cyaho cya 10 umurongo wa 31 haranditse ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Attention, mwijya mupfa kurya, mwijya mupfa kunywa, mwijya mupfa gukora, kuko upfa gukora ugapfa kurya ugapfa kunywa n'ubundi bikazaguhitana. Yubanza urebe ko kumenya kubirimo. Ibi ngiye kurya bizamarira iki? Ibi ngiye kunywa umusaruro wabyo amaherezo ni ayahe? Kandi iyi mirimo ngiye gukora ishema ririmo ni iyihe cyangwa inyungu naba nzakuramo? Ubwenge bwacu ni Imana yabuduhereye, ni ukugira ngo igihe cyose ukora ujye ukora ikintu atari gupfa gukora gusa, n'ujya kurya we gupfa kurya gusa, kuko tugomba kurya. Mu gitabo cyitwa Votre Bible et vous, paje ya 205 hatubwira imiterere y'ingingo z'umuntu, aho avuga bati akanwa nako kurya, ururimi rwo kumva uburyohe, amenyo nayo guhekenya, igifu n'icyo kugogora, amara nayo kubihindura amaraso. Aravuga ngo imvubura nizo kuremamo ibikenewe byatuma ibyo turiye bihinduka twebwe, kuko ibyo turya, ibyo byo kurya nibyo bigogorwa bikavamo mu maraso. Ayo maraso si ugutukura gusa, ahubwo bari mu turemangingo selile sanguine tw'amaraso. Utwo turemangingo tw'amaraso nitwo turemangingo n'ubundi zacu. Izo ngingo zacu nizo zitugize niwe muntu. Noneho umukuru kuri twe ni ibyo turya. Ubwo turya kugira ngo tubeho, tukaba tutarya kugira ngo tutabereyeho kurya, dukwiriye no kumenya ibyo turya n'icyo bizatumarira, n'icyo bizadukorera, n'icyo bizatugezaho. Niyo mpamvu
iyo turiye ibyo kurya namwe iyo murya biturinda ubugoryi iyo turiye neza, bikaturinda uburwayi iyo turiye neza, bikaturinda ubutandame iyo turiye neza, bikaturinda uburangare, gutagaguza no kuzambya. Ndetse ingingo ya 7, kandi iyo turiye neza biturinda kurya no kunywa nabi, nabyo byongera bikaduha ibyo bita maîtrise de soi. Umuntu akajya amenya neza ngo bino ndabikwiriye, bino simbikwiriye. Ubwo iyo turiye neza muzirikane, biturinda ubugoryi, biturinda uburwayi, biturinda ubutandame, biturinda uburangare, bikaturinda gutagaguza, bikaturinda kuzambya, kandi bikadutera kurya no kunywa neza. Kwirinda rero ni ukwibuza ibibi no gukoresha neza ibyiza. Kwirinda rero ni ukwibuza ibikutugwa nabi no gukoresha neza ibyo twemererwa. Niyo mpamvu mu magambo turi bujye tugenda twiga kandi tugambiriye kwiga nyine, mu gitabo cyitwa ubutumwa ku basore, mu cyigisho cyacyo cya 72, ndasomamwo amagambo ariko ntaragisoma. Reka mbanze nsome amagambo atubwira ngo akamaro. Aya magambo niyo ngiye gusoma, ni uburyo bwo kwihesha agaciro. Haranditse ngo icyigisho cya 85 mu masuba aheruka, une conception claire de ce que Dieu et de ce qu'il exige de nous fera naître une humilité salutaire. Gusobanukirwa neza byumvikana icy'Imana iri cyo n'iki dushakira bizadutera kwicisha bugufi kwadukiza. Nitumara gusobanukirwa Imana icyo ari cyo, tukongera tugasobanukirwa neza n'iki dushakira, tuzagira aho twicishe bugufi dusange burya turi ibigoryi. Imana ntiwayihingira ngo nicyaguhereye amaboko. Imana ntiwayungura ibitekerezo ngo nicyaguhereye ubwonko. Imana ntiwayiha ngo nicyaguhereye ubutunzi. Ahubwo nusanga yaraguhaye azaba ari ukugira ngo wowe umererwe neza. Igushyiraho igishoro cy'amaso ngo urebe, amatwi ngo wumve, amazuru ngo uhumurirwe, akanwa ngo urye, ururimi ngo uryoherwe, uruhu ngo ukabakabwe, amaboko ngo ukore, amaguru ngo ugende, maze ingingo zawe zigukorera ibyo usabwa. Yateganyije ibyo kugira ngo wowe uzamererwe neza. Nitumara gusobanukirwa Imana icyo ari cyo, tukamenya n'icyo idushakira, tuzahera ko twicishe bugufi. Bien conduite, l'étude de la parole sainte fera voir les limites de l'intelligence humaine. Nitwifata neza cyane maze tukiga ijambo ry'Imana, ijambo ryera, bizaduhindura bitwereke ko umuntu ubwenge bwe ni bugufi bufite aho bugarukira. Umuntu afite ukuntu atekereza, urabona ahimbye gusa icyumweru kimwe mukabona mu kindi ataha agaciro. Umuntu agatangira azi guhimba indirimbo agasoza aho ahimbye zidakenewe, agatangira azi gutanga inama akarangiza zatanze imbi, yarangiza umuntu afite aho agarukira. Irase limite ni defaya, irahananirwa. Niyo mpamvu Imana mu gutekereza kwayo yahoze izahora iyoboye urugamba rwo gutekereza, rwo gukora, rwo kurya, rwo kwifata, rwo kwambara. Izahora ariyo munyabwenge kuruta abandi bose bo ku isi. Elle montrera que sans le secours divin, la force et la sagesse humaine ne sont que faiblesse et ignorance. Ijambo ry'Imana nituryiga neza, tuzasobanukirwa neza ko hatabayeho gutabarwa n'ijuru, hatabayeho n'imbaraga n'ubwenge, hatabayeho gutabarwa n'ijuru, imbaraga n'ubwenge bya kimuntu byamusigira intege nke n'ubujiji. Hatabayeho ko Imana yivanga, ugahinga ntishyiremo ikime, ugatera ntishyiremo imvura n'izuba, ugatera ibiti ntibikuri, yarangiza mbese ukumva kuri umuhanga kuri igitangaza. Umara kubitera igatanga umuyaga, wabitera igatanga ikime, wabitera igatanga imvura, wabitera igatanga izuba, wabitera igatanga igikuriro. Noneho burya hirya y'ibyo ukora Imana ikurusha ikivi mu byawe. Hirya y'abo wabyaye Imana ikurusha kurera. Hirya y'ibyawe Imana ikurusha imbaraga.
hirya y'ibyo ushinzwe. Imana ikurusha uburyo, niyo mpamvu uba ugomba kwitonda cyane. Noneho hatabayeho gutabarwa n'ijuru, iyo ngo elle montrera que sans le secours divin la force et la sagesse humaine ne sont que faiblesse et ignorance. Ni ngingo uko bigaragara, hatabayeho gutabarwa n'ijuru, imbaraga n'ubwenge bya kimuntu byasigara ari intege nke n'ubujiji. Se conformer aux directives divines, c'est découvrir la seule source, la seule vraie source de grâce salutaire et de bonheur meilleur. Ngiyi impamvu iyo ugendeye ku mabwiriza mvajuru uba utahuye inzira imwe rukumbi, isoko imwe rukumbi y'agakiza n'umunezero nyakuri. Iyo uramutse wemeye inama ziva ku Mana, uko kumenya kukaguha neza, kumenya neza imigabo n'imigambi y'Imana igufitiye n'iki gushakira n'iki kumariye, biragenda byonyine ubwabyo gusa ngo niho uzabura ngo se découvrir la seule vraie source de grâce salutaire et de bonheur meilleur. Umuntu wamaze kumenya neza ko uyobowe n'amahame y'ijuru niwe utahura wenyine ku mugaragaro ko burya ari we wenyine abonye isoko nyakuri y'ubuntu bukiza n'umunezero wuzuye. C'est devenir capable de répandre le bonheur autour de soi. Umaze kumenya neza icyo ijuru rimushakira, aba amaze gushobora gukwirakwiza umunezero ahamuzengurutse hose. Abaturanye nawe bakishima, abo muganiriye bakishima, abo uhaye inama bakishima, abo werekeje bakerekera heza, maze ugasigara uri umunezero ku bakuzengurutse. Ariko nta kindi kibiteye si wowe, ahubwo ni za nama z'Imana wagendeyemo maze ziguha umugisha. Rero uramenya utazarambirwa kuwugira, utazarambirwa kuwushaka, utazarambirwa kuwukunda, utazarambirwa kuwukurikirana, kuwumvira no kuwitaho, kuko ariyo soko yatuma uhinduka wabona ubuntu bukiza, ukabona umunezero nyakuri, kandi washobora gukwirakwiza umunezero ahakuzengurutse. Personne ne peut sa religion jouir véritablement de la vie. Umuntu utagira iyobokamana muri we ntabwo yashobora kwishimira kubaho. Yahora aganya, yahora yihebye, yahora yinuba, yahora bivovota, yahora acura inkoni, yahora atishimye, bitewe n'uko umuntu wese utagira iyobokamana muri we ntabaza umunezero wo kubaho, nta n'uwo yageraho. L'amour de Dieu purifie et anoblit tous les goûts et les désirs. Gukunda Imana bishobora kweza bikaboneza ibyifuzo n'ibyo umuntu akunda. Il intensifie toutes les affections, il égaye tous les plaisirs légitimes. Urukundo rw'Imana rwagura gukunda abandi cyangwa se kukabakabwa, kandi rwarutuma umuntu ahora akeye, agakunda ibinezeza byemewe, gusangira n'abandi, kubishimira, kubaha, kubakunda, kubazirikana, kubagoboka, kubitaho, kubunganira, bigahirwa umunezero wawe mu buzima bwa buri munsi. L'homme est capable d'apprécier tout ce qui est vrai, beau et dangereux. Ibi bintu by'Imana iyo birimo ari ryo yobokamana nyakuri, rituma uha agaciro iby'ukuri, ibiboneye n'ibyiza, maze ukanabyishimira. Aha ndatambutse. Il vous est donné, chers jeunes gens, de glorifier Dieu Créateur. Namwe basore nkunda, Imana yabahaye kuzayihesha icyubahiro ku isi. Pour cela, il faut détourner vos esprits des choses superficielles, frivoles et vaines. Niba mushaka no kuzahesha Imana icyubahiro ku isi basore, mutere umugongo by'amajyejuru, mutere umugongo amatakaragasi, mutere umugongo amagambo y'imfabusa. Pour fixer sur celle qui ont une valeur éternelle, maze nimutere umugongo ibyo bidafite akamaro, muzabyerekeza ku bifite agaciro k'iteka ryose. L'époque où nous vivons exige que nous prêtions une attention particulière à l'ordre des sauveurs. Igihe turimo kiradusaba neza kwitondera cyane byihariye gahunda y'Imana. Veuillez prier, gahunda imwe maso maze musenge. Impamvu afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, kugira ngo mutazagwa mu mushya. L'une de vos plus grandes tentations, c'est le manque de respect pour les choses divines. Dore igishuko gikomeye kuruta ibindi ku musore, ni ukudaha agaciro ibyo mu ijuru.
umusore wese uzumva adashaka guha agaciro ibyo mu ijuru azamenye ko ari mu ngati y'ibishuko, ingati y'ibigeragezo, ingati y'ubugoryi, ingati y'ubutandame, ingati y'ibihombo, ingati yo kubura icyerekezo. Umuntu wese w'umusore utagira Imana muri we n'iby'Imana muri we aba yobye inzira y'ibyiza. Dieu est grand et saint. Imana irakomeye kandi irera. Pour tout âme humble et croyante, sa maison, le lieu où les cieux se rassemblent, en vue de culte et comme la porte de cieux. Ati, ku muntu wese wiyoroheje, ku muntu wese wizera, inzu y'Imana, ahantu isengerwa, aho abayo bateranira, bose aba ari irembo ry'ijuru kuri we. Iyo ukunda Imana, ibyayo, abayo, aho isengerwa, kuri wowe aba ari irembo ry'ijuru. Ni ubutumwa ku basore, ni icyigisho cya 86. Ati, les chants de louange, les paroles prononcées par le ministre de Christ, indirimbo zo guhimbaza Imana, amagambo avuzwe n'abakorera Imana, sont les moyens désignés de Dieu. Ni ibyo bintu, ni uburyo Imana yiteganyirije pour préparer un peuple en vue de l'église céleste. Imana inyuriye mu ndirimbo, ikanyura mu babwiriza bayo beza, ibiri gutegura ubwoko buzaba mu itorero ryo mu ijuru. En vue de ce culte sublime, auquel ne peut participer rien de ce qui est impur ou profane. Ariko mwibuke ko mu itorero ryo mu ijuru ibyanduye n'ibibi ntabwo bizabona umwanya. Ni Yesaya 52 umurongo wa mbere. Kanguka, ambara imbaraga zawe Siyoni, ambara imyambaro yawe y'umurimbo Yerusalemu, kuko uhereye none uwanduye n'utakebwe batazakwinjiramo. Niyo mpamvu kwirinda rero no kwibuza ibibi, ndetse ukagera no ko ugakoresha neza ibyiza. Kwigarira ijambo ry'Imana, kumenya kukabyara kwirinda, bizaturinda ubugoryi, uburwayi, ubutandame, uburangare, gutagaguza, kuzambya, no kurya no kunywa no gukora nabi. Ngibyo ibintu kumenya no kwirinda bizatubyarira. Aha ndatambutse kugira ngo nibura mu ngingo tugiye gukurikirana yindi ikomeye, mvuge nti nifuza ko buri wese yayizirikana kandi nayo ikamugira akamaro. Tugeze ku byo kurya bibisi mu mubiri. Iyo turiye ibibisi muri uyu mubiri wacu bibyara iki? Mvuga ibyo kurya bibisi ni ibyo kurya bidatetse, ni ibyo kurya byabigenewe ko umuntu abirya ariko akaba agize amahirwe yo kwinjiza muri we ibintu bitanu. Ikiryo kibisi cyose uriye kikwinjiza mu itoto ryacyo, niba kikiri gito kikagushyiramo ububisi bwacyo, kikagushyiramo ubuzima bwacyo, kikagusigamo akamaro kacyo, kikagusigamo n'imiterere yacyo. Ku batabyumva, niyo mpamvu ijambo kugusigamo imiterere yacyo bivuze ngo nusome seke numanjo. Iyo bigeze ku ijambo rivuga ngo ndicyondya, attention, niyo bita ange mu Giswahili, mwitonde. Iyo umuntu ageze ku ijambo rivuze ngo ibyo ngewe ndibyondya, uba ugomba kureba ngo mbibyondya ni ibihe. Bitewe n'iki? Ni uko ibyo kurya bigutera itoto, bikagushyiramo ububisi bwabyo, bikagushyiramo ubuzima bwabyo, bikagusigamo akamaro kabyo, ariko bikagusigamo n'imiterere yabyo. Nicyo gituma Imana mu guteganya muri Zaburi 104 umurongo wa 14-15 yaravuze, ivuga akamaro k'ibyo kurya byose. Aho nifuza ko buri wese yakumva iri jambo rikomeye. Haranditse hagira hati, amereza nk'ubwatsi, ameza imboga zo kugaburira abantu, kugira ngo abakurire umutsima mu butaka. 15 na vino yishimisha imitima y'abantu. Ako niko kamaro k'inzabibu, vin. Ariko iriya vin ni vino y'umutobe, hatazagira wibwira ko ari iyo ihira cyangwa se y'umuce, ahubwo ni ya yindi idasindisha. Iyi vino yishimisha imitima y'abantu, kandi mu buzima no kureba dukeneye umunezero, dukeneye kwishima, kugira ngo nibura buri wese abashe kumenya
ibisabwa n'ibikurikirwa. Impamvu hatabayeho gusobanukirwa neza byagaragara ko dufite uburangare bukomeye. Niyo mpamvu na vino yishimisha imitima y'abantu ngo aboneranishe mu maso haba amavuta, ubwo mu maso kugira ngo hake hakeneye amavuta, ariko ntabwo ari ukwisiga ahubwo nayo twariye, kandi mu mutsima uha imitima y'abantu gukomera. Buriya umutsima, bino binyampeke byose byava mu mutsima. Mu buro harimo umutsima, mu masaka harimo umutsima, mu muceri harimo umutsima, muri kinowa harimo umutsima, muri sayiri harimo umutsima, mu ngano harimo umutsima. Ibyo bintu bitare sereyari, ibyo bita ibinyampeke byose Imana yabigeneye gukomeza umutima kwihangana. Kubera iki rero? Ubwo turi ibyo turya rero, niyo attention, kigerageza kwitondera kureba ibyo urya, kuko umubwira ngo umunsi uzaba byo utazagayika, ahubwo urebe ibyo urya kugira ngo umunsi uzaba byo uzaba ufite rya toto, uzaba ufite ububisi bwabyo, ufite ubuzima bwabyo, ufite akamaro kabyo, kandi ufite n'imiterere yabyo. Niyo mpamvu habayeho gusobanukirwa neza, ukiga neza cya cyigisho cya 72 cyo muri iki gitabo cyitwa Ubutumwa ku basore, ugasomamo amagambo akomeye nakunda ko buri wese yagerageza kumva. Ni aravuze ngo la santé est un bienfait que peu de personnes apprécient à sa juste valeur. Ubu amagara mazima ni ubutunzi ariko buhabwa agaciro na bake. C'est dire que de pas en grande partie le plus grand rendement de nos forces physiques et mentales. Muri ubwo buzima ahanini cyane ho umugabane munini niho dukesha inkomoko y'imbaraga z'impagarike n'iz'ubwenge. Nos impulsions, nos passions auraient le siège dans le corps. Burya amarangamutima yacu ndetse n'irari ryacu byose byicaye muri uyu mubiri. Celui-ci devrait donc être conservé dans les meilleures conditions. Ubwo uko bigaragara ko ubuzima iyo buri mu mubiri ariho dukesha byose, uyu mubiri wacu mureke tuwufate neza. Bizabyara iki rero nibimara kuwufata neza? Conditions physiques placées sous les meilleures influences spirituelles, tuzaba turinzwe neza mu mubiri kugira ngo tube tumeze neza mu by'umwuka, pour que nous puissions faire le meilleur usage de nos talents, kuko umubiri muzima umubiri ufashwe neza niwo utuma nyirawo itaranto ze zitera imbere. Itaranto ni iki? Ni akamaro kawe ku wundi muntu. Noneho iyo umubiri ari muzima, ubushobozi bw'umubiri buriyongera. Iyo bwiyongereye, ubwenge bwawe buriyongera. Iyo bwiyongereye, ugira icyo umara ku isi. Tout ce qui amoindrit nos forces physiques affaiblit de même coup notre intelligence. Ikintu cyose kigabanya imbaraga z'impagarike yawe, kikazica intege, kikaba gaciye intege n'ubwenge bwawe. Ntabwo umubiri ucitse intege gusigara ubwenge bufite imbaraga, ahubwo qui devient capable de discerner entre le bien et le mal, kuko uyu mubiri ucogoye, ubwenge ntabwo bushobora gutandukanya icyiza n'ikibi. Un mauvais emploi de nos forces physiques abrège le temps pendant lequel nos vies peuvent être employées à la gloire de Dieu. Ati gukoresha nabi imbaraga z'impagarike yacu bigabanya igihe twari kuzakoreshereza Imana yacu ngo ihabwe icyubahiro, et nous disqualifie pour l'œuvre de Dieu que Dieu nous a confiée. Kandi umuntu wafashe umubiri we nabi bimubyarira kutashobora icyo Imana yamushinze. Ngiki igihombo kirimo. Nous préparons notre affaiblissement en cédant de mauvaises habitudes. Burya tuba turi gutegura gucogora kwacu iyo tunyuze mu kamenyero kabi, en multiplier les veillées tardives, en sacrifiant la santé au goût. Iyo ukoresha akamenyero nabi k'impagarike, iyo utaramye kenshi ugatinda kuryama, iyo ubuzima bwawe buhinduye imbata y'ibyo ukunda, muri ako kanya akamaro kawe ku isi naho karagabanuka. Ngiyi impamvu tugiye kurebera hamwe rero akamaro k'ikibisi rero iyo tukiriye. Mu gitabo cyitwa Vitalité et Graines Germaines bavuzemo byinshi cyane. Baravuze ngo la vitalité de crédité, baravuga ngo une énergie, un patrimoine d'enzyme. Umuntu agira imbaraga akomoye ku misemburo mvuzo. Ya makakama ari mu mboga, ya makakama ari mu byaremwe, bwabo bihe wumva iyo bumaze guhurira muri wowe
ushyiramo imisemburo mvuzo maze ugahorana imbaraga. Tuyicogora ubusa usanga ari ruhukije ni mumpereze ubute oye. Icya kabiri kibisi kimara la chasse au radical libre. Imbuto zose zizerera muri wowe zivuye hanze cyangwa zagenze mu byo kurya ziteguye gutera kanseri, iyi kibisi kigezemo kirazihiga. Ako ni akamaro ka kabiri ko kurya ikibisi. Trouver les antioxydants. Mu bibisi byinshi nimwe dufite inkingiramugese. Vitamine A, vitamine C na vitamine E. La vitalité des anciens. Ni ukuri mu kurya ibibisi niho hagiye hakomoka uburambe bw'abakuru ba kera. Mbese bitera kurama. Lactofermentation yarangiza ibintu by'urutata muri wowe birarema. Rero le corps humain a besoin de, noneho nicyo gituma umuntu akeneye décider de manger juste. Icyo gihe iyo urya ibibisi no gufata umwanzuro wo kurya neza biraza. Nuvuga ntabwo umuntu aba aho gusa. Bizagusaba kurya ibibisi byo bita frigarité byoroheje. Ibyo ntabwo ndi bubitindeho cyane. Icyo nari ngendereye kwarugura ngo tumenye neza ko turya ibibisi tugira ngo tugire imbaraga. Tugira ibibisi kugira ngo bidukingire. Tugira ibibisi kugira ngo turame. Turya ibibisi kugira ngo ingirangingo fatizo izo bita serire zose zongere zihembuke zigira itoto. Ibyo rero twibaze nibura mu byo turya hari ibyo turya nk'ibirungo ariko tutazi akamaro kabyo, tuzi gusa ngo kuryoshya ibyo kurya. Akamaro ko kumenya naka ni umubwiriza 7:12 ni uko ubugingo buri ni uko ubwenge buri n'ubugingo bw'ubufite. Ibyo nicyo bisa ngo ni avantage de connaissance. Wenda nitaye ku ijambo ry'urubuga rumwe ruribwa n'abake kandi gake ni urwitwa puwaro. Muri iki gitabo paje yacyo 118 harimo ijambo rikomeye avuga ngo le poireau est un grand légume potager apprécié par les Égyptiens et les Romains. Poireau ni uruboga rukomeye ruboneka aho batera imboga, ariko abambere babihaye agaciro ni Abanyegiputa n'Abaromani. Byagenze bite? Navuze ngo riche en calcium. Poireau irakungahaye muri calcium. Ku babizi calcium ihuye na phosphore niho umuntu atagwara indwara zo kumungwa kw'amagufa. Riche en fer. Ababizi poireau irakungahaye mu butare ariyo fer. Kuko ari ubundi buryo buvuze ngo icyuma, fer niyo ya mbere ituma ibyo kurya turya bivamo amaraso. Riche en iode. Poireau irakungahaye muri yo yita iode ku buryo abantu bakunda kuyikoresha badakunda kugwara indwara zo mu muhogo. Zinc. Umunyu ngugu witwa zinc uba muri poireau. Irakenewe kuko zinc yiriwe neza kandi yujuje ibyangombwa, ikomoka mu bimera, ituma umubiri wacu wakira ibyo uhaye ntihagire igisigara gipfuye gusa ngo uzacyituma. Ifite ibyo bita cuivre, soufre, potassium, manganese na magnesium. Ibi bintu byose ni ubukungu bukomeye bw'imyunyu ngugu ibonetse muri poireau. Mu mavitamine riche en vitamine A, poireau irakungahaye muri vitamine A, B2, B1, B2, B3, ibyo bita B complex. B ya mbere muri gahunda mu buzima no kutagwara imitsi yumva, B ya kabiri mu kwibuka amazina n'amashusho, B ya gatatu nayo iri mu birema amaraso, B ya 9 iri mu bihangana n'iherekanyamurage kandi gatuma umutima utera neza. Muri poireau harimo C mu ikingiramugese na vitamine E nayo ikorera mu ikingiramugese. Ubwo bivuze ngo poireau ifite bya bindi bita antioxidant. Ifite vitamine A, ifite vitamine C, ifite vitamine E. Ubwo bivuze ngo uyirya afite amahirwe
yo kutabirinda ukarangiza ngo ahure na bya bindi bitera umugese, bimutera umugese mu ngingo, kanseri zibona aho zoririra. Uru ruboga rwiza waruteye tubanze wategereza ko bikura, ahubwo byamara kumera ngo biri hagati ya santimetero hagati y'5 n'8, ukakarandura aho watuteye, yarangiza ukadukatakata neza, ukadushyira muri blender ugasya, yarangiza ukavanga n'ibyo urya, ngo waburiye neza cyane ku buryo ubutunzi bwose bwaba burimo. Ibyo ça veut le prononcer s'apparente à celle de l'oignon, s'apparente à celle de l'oignon. Ni koko impumuro yayo irazwi cyangwa se uburyo bwayo yegeranye na onyo, et se consomme en pousse jaune, ishobora kuvura cyangwa se yaribwa ikiri ntoya cyane. Noneho bikazabyara iki rero? Bifite ubutunzi bukomeye, kuko ntabwo nirirwa mbijya kure cyane, birakeneye ngo nibura buri wese wayirya en petite quantité, wayirya ari nkeya, le hose en bouillon de légumes, ushatse wayitogotesha ukanywa amazi yayo. Les pousses sont très vitales et nutritives, iyo ko kimera umumero wako utera ubutaraga n'intungamubiri nyinshi. Kugeza kuri uyu munota aho turi, iyo abantu bafite amara manini akora nabi adasohora imyanda bihagije, babandi bajya babwira ko n'amara ngo yabaye maremare, babandi barangije iminsi 2 cyangwa 3 batituru, yewe barangiza icyumweru, bafata pome, bafata onyo, bafata puwaro n'indimu bakabitogotesha muri litiro y'amazi. Pome, indimu, puwaro ndetse na onyo, ukabikatakata neza ukabitogotesha. Wamara kubitogotesha amazi ukayanywa ari bwiyo de légume. Aya mazi wanywa ikirahure mu gitondo nimugoroba, uwananiwe kwituma agatangira kwituma, nubwo bitahera ko biza muri uwo mwanya kuba byakomeye cyane, ariko abikora igihe, dore ko icyo cyose tuvuze nta ngaruka biteye, si ukwituma gusa, ahubwo wakoreye umubiri wawe ibintu byinshi. Aha ndatambutse ngiye ku bintu bita ingano. Ingano nazo tuzitunze nk'ikiribwa gikomeye, ariko abantu benshi cyane badaha agaciro cyangwa se batanazi n'agaciro kabyo. Ni muri cya kinyampeke cyerera hejuru. Mbese ibi bintu byose by'ibinyamahundo biba bibwira umuntu ko n'ubundi umusaruro wabyo wa mbere mu miterere yabyo ari ugukuza ubwenge bwe. Noneho aha biraza kutworohera buri wese agaragaje kumva ibisabwa. Ingano zifite le blé et le riz. Ubundi ingano hamwe n'umuceri sont les deux céréales les plus cultivées et consommées sur la planète. Ni ibinyampeke by'ubwoko bubiri bihingwa cyane kandi bikaribwa na benshi ku isi. Bizabyara iki rero? Le céréale de l'Occident et le bleu. Ubundi uburengerazuba bw'isi ikinyampeke bakunda n'ingano, aliment nutritif de base, bayifata nk'ikiribwa cy'urufatiro rw'ubuzima bwabo. Kiri muri bya biribwa 5 cyangwa se muri bya bindi umubiri ukenera bigera kuri 5: umwuka duhumeka, gusinzira, amazi yo kunywa, ingano n'urunyanya. Ibi bintu bikenewe buri munsi kandi bikwiriye buri wese, kandi bifite akamaro kenshi, kandi bikwiriye kutabura, kandi bigomba kuzirikanwa cyane cyane ku bakristo. Bagomba kumenya neza ko ingano zigomba gufata umwanya wa mbere. Impamvu mu gitabo cyitwa Inama ku mirire, mu kigo kitubwira ngo ibinyampeke, haranditse ngo kuko imboga n'ibinyampeke n'imbuto biteguwe mu buryo bwiza bizahinduka ibyo kurya byo bitegura gukorera Imana cyangwa bitegura kwimurirwa mu ijuru. Uvuga ngo nguko uko bigenda rero. Iyo ingano zimejeje wazishyize mu mazi amasaha 28, ukazireka zikazana ibyo bita umumere, ukazisya, ziba zifite kuri proteine uhereye kuri 12 kuzamura, bikagira isukari nziza itangiriza hagati ya 70 na 80. Ubwo ibikubye nka 4 hafi karenga isukari y'igisheke,
kuvuga isekuru nyirizina gifite isukari ya 15%, none ingano bazinitse zifite 70% na 80%. Lipide 2% ifite amavuta aremereye ariko agera kuri 2%, bivuze ngo ntabwo yaba ikinure. Fibre 2%, abazirya zimejeje bituma neza bitewe n'iyo fibre. Riche ya minero com, maze ingano zimejeje zirakungahaye mu myunyungugu nka calcium, phosphore, potassium, sodium, chlore, soufre, fer, manganese, cuivre, cobalt, zinc et iode. Bitewe n'uko dusabwa no kumenya, ubwo bisaba ngo uwafata ingano ngo aziga umunsi wose hari n'igihe bwakwira atazirangije zonyine, unyuriye muri biriya bitari kompoza, biriya bizigize nabyo. Buri kintu cyose kigiye kiri umurimo wacyo gitandukanye n'ikindi, kagira n'aho gihurira, cyane cyane ko muri ya myunyungugu, imyunyungugu niyo itera umubiri gukora muri inshingano zarwo, bigatera ingingo gukorera izindi, kandi akaba ari byo bitegura ko umubiri wemera gufatanya. Rero ngaka akamaro k'ingano mu mubiri w'umuntu, ariko mu rwego rw'imyunyungugu. Mu kubaka umubiri birahari, mu kuwuha imbaraga birahari, mu kuwushyushya birahari, mu gusohora imyanda wituma neza birahari, none no mu gutera umubiri gukora. Ingano zifasha umwanya munini binyuriye muri ya myunyungugu. Riche en vitamine, rero ingano zikungahaye no mu mavitamine nka B ya mbere, B ya kabiri, B ya gatatu, B ya gatanu, B ya gatandatu, B ya 12, vitamine A, vitamine C, vitamine E. Umuntu wafata ingano akazinika, maze ku rwe ruhande akazireka zikamera, yamara kuzinika yabanje kuzoza no kuzitoranya, akareba ko ari zo ku gihe zizamera, yamara kuzikuramo amazi akazireka muri nyuma y'amasaha 24 zikazikuramo amazi, akazireka zikamera. Aho zimeze zamara kuzana umushoki cyangwa se umumero, akazireka zikoreshwa mu buryo biri. Hari abazibiba mu butaka bakakemura bya byatsi, hakaba n'abazigira batyo bagafata uwo mumero. Noneho uwo mumero iyo bawuseye hamwe n'imbuto, sa n'ureba mu bwenge bwawe, ufashe nka marakuja 3, ugafata avoka 1, ugafata urunyanya rumwe, ugafata igipapayi igisate kimwe cya kane cyacyo, ugafata ibiyiko 4 by'ingano, ugafata 3 by'uburo, ukabisya hamwe. Kwamara kubisya hamwe, yarangiza za ngano zimejeje, bwa buro bumejeje, ndetse byabana ngombwa ukabashyizemo n'amasaka, maze imbuto hafi z'amoko 4 cyangwa 5 na bya binyampeke hagati y'amoko 2 cyangwa 3 ukabisya. Yarangiza ugafata ubwo butunzi bukomeye nka B ya mbere, B ya kabiri, B ya gatatu, B ya gatanu, B ya gatandatu, B ya 12, ndetse izo zimeze uwo mumero wazo ugira na B ya 17 ivura kansere. Umuntu ikica indwara ntiyica ingingo. Aho iyindi miti yose tunywa birimo byo bita le traitement chimique sont des traitements aveugles qui détruit la maladie et l'organe malade. Iriya miti turayikoresha nibyo, hari naho igereka turengera, kandi ubutabazi bwabo bwihutirwa bukaba bukenewe, ariko myinshi muri yo y'imvaruganda igisiga yisha indwara n'urugingo rwari rurwaye. Ku bw'ibyo iyo tugize amahirwe tugakoresha ibimera, biratwubaka, bikongera ubutaraga umubiri, bigashoboza umubiri kwirwanira, bigatuma indwara izahara, ndetse yabura n'ikifata igasanga umubiri ukomeye ukayirwanya. Bitewe n'abasirikari bahagije, murabizi ko nk'indwara nka za kansere zibasira abasirikari, kandi burya kwibasira abasirikari umuturage ntabwo yashobora kongera kurwanya rebeli. Niyo mpamvu umubiri wacu, amaraso yacu amererwa neza iyo abasirikari bacu mu mubiri batuje. Rero haravuga ngo saveur douce sucrée, irazwi ko iryoherera kandi iryoha. Elimination courte et facile, zimera vuba kandi bidatinze, bitanohaje. Elle se consomme en germe, ziribwa ari umumero, ndetse aho ngo umumero wayo uri hagati ya 0,3 à 0,5 en pouce d'un centimètre, kazamuka kagera kuri santimetero 1. Rero ingano zirakenewe, izo zimejeje
kandi zatugirira akamaro kandi zikadufasha kurwanya indwara nyinshi. Ku bw'ibyo rero bizaba bikenewe ku bantu barwaye amahwima, les asthmatiques, les femmes enceintes, dépressifs, diabétiques, cardiaques et cancéreuses. Izi ngano uzaziha abarwaye amahwima, izi ngano uzaziha abagore batwite, izi ngano uzaziha abantu bihebye, izi ngano uzaziha abarwaye diyabete, izi ngano uzaziha abarwaye umutima, izi ngano uzaziha abibasiwe na kanseri. Kuko dusabwa kumenya neza ngo nibura dufite amahirwe, le blé en herbe est fort intéressant. Ni ukuri ingano zamaze kuzana ku numero ni ingenzi cyane. Idevelopa particulièrement la vitamine B17, iri mu bintu biteza imbere vitamine B ya 17. Hepati riche en beta carotène capable de lutter contre le cancer, kandi beta carotène irimo ikubye kabiri mu kurwanya kanseri. Le jus de blé en herbe verte a des puissances propriétaires nutritives. Iyo ubonye ibintu bisa n'umutobe wabyo bitewe na wa mumero wabyo, bibyara imbaraga itunga umubiri, remineralizante, bikazana muri wowe imyunyungugu, bigahembura umubiri wari uyibuze, antioxidant et oxygenante, maze yarangiza umubiri ugahumeka neza kandi urinda mugese naryo rigacengera neza. Avec 70% de chlorophylle, arega hakabamwo n'ibituma umubiri w'umuntu ugira imbaraga nk'ibyo bita chlorophylle, byo koza, byo kweza, byo gutunganya. Ngira ngo nibura abantu bazirikane neza ko kuko ingano zaba zimeze. Noneho turaba tugana ku musozo w'ikigisho cyacu. Umugambi nyamukuru ari ukongera kwiyibutsa kugira ngo ubwenge bwacu bumenye gushyira mu gaciro. Ingingo twiga ariyo kumenya, kandi buri wese akwiriye kuzirikana ibisabwa. Rero reka nsubire mu cyo twari turi kwiga. Kumenya no kwirinda birakureba nawe. Kumenya bisaba kwiga, bisaba kureba, bisaba guhumurirwa, bisaba kumva, bisaba gukoraho. Yarangiza kumenya ni ishuri rero buri wese ushaka kuba mu isi azi byinshi, ashoboye ibikomeye, ari intwari, yifitiye akamaro, akenewe henshi, ashoboye gutabara no kwikingira akaga. Ngiyi impamvu wanze kwirinda mu buryo bwose, kwirinda birinda ubugoryi, bikarinda uburwayi, ubutandame, uburangare, utagaguza, kuzambya, kandi bikurinda kurya no kunywa nabi. Kwirinda ni ukwibuza ibibi no gukoresha neza ibyiza. Rero bavandimwe, menya neza iyi ngingo. Kumenya no kwirinda birakureba. Tukongera kubyitirira idini, tukabyitirira abakirisitu, ahubwo buri wese. Umushoferi akeneye kwirinda ngo ahore atwaye imodoka neza. Uwuhinga akeneye kwirinda ngo atitema. Uwutegeka akeneye kwirinda ngo agire ubwenge buhora ku gihe. Umwarimu akeneye kwirinda ngo yihanganire abanyeshuri kandi abigishe neza zabageze ku ntego. Muganga akeneye kwirinda kugira ngo ahore yibuka neza imiterere y'umubiri nuko yawutabara. Umubyeyi akeneye kwirinda kugira ngo ashobore kubana no kurera abana bakiri bato n'abakuze amenye kwihanganira. Umuntu akeneye kwirinda kugira ngo nibura ashobore kwiyobora muri ubuzima bwa none. Rero urabikeneye, ndabikeneye, turabikeneye, tureka tubishake mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge. Turagushimiye data wa twese, kumenya no kwirinda turabikeneye twese. Duhe nk'impano ko ari imbuto y'umwuka, buri wese ahari hose, umugabo, umugore, umukuru, umutoya, abategetsi, abaturage, muganga n'abarwayi, ndetse buri wese ahari hose, ubidushoboze mu izina rya Yesu. Amen. Amen.